bakavuga ko nyine zino nyeshyamba bise nyine za Wazalendo cyangwa inyeshyamba z'abanyekongo zahawe zifatanyije ngo zivangavanze ngo Meranje aux FDL zivanze na FDL ariko byo ni arizo zirimo ziragenzura ibice byegereye umupaka w'u Rwanda. Nuko abo bantu nyine bakomeza kwirunda ku mupaka nabo bagira batya bakinjira mu Rwanda bakaza guhungabanya umutekano wabo. Gusa byo hariwe muntu wahuje M23 na Tshisekedi. Igihe M23 urabizi ko Wiringoma yagiye abigarukaho kenshi avuga ukuntu babavanye muri Uganda bakabajyana muri Kongo ndetse ngo Tshisekedi akamarana nabo amezi agera kuri 18. Sinzi rero ibintu bataje kumvikanaho biba ngombwa ko intambara yaduka hagati yabo, ariko kugira ngo Tshisekedi abonane na M23 yaje gucumbikira amezi 18 ayigaburira n'ibiki byose ngo byagizwemo uruhare na Mwangacucu. Urumva rero ko niwe wabaye coordinator. Yego niwe wabahuza. None rero babangaba icyo bashaka kumushinja n'ubwoko. Ubutegetsi bushobora kuba bubona nyine azi ibi byinshi kuri iyo mikoranire Tshisekedi yashatse kugirana na M23. Noneho bakavuga bati basahuye bakajyana stock. Bahamaze akanya. Bahamaze amasaha 2 kandi ngabana disi bari bagerageje no kwirwanya. Abana nyine babonye nta mahitamo bafite bango birwanaho ariko nyine tubaha ikaze bakunzi ba Bwiza TV ndetse n'urubuga bwiza.com. uyu ni umwanya w'ikiganiro uruvugiro tubagezaho mumaze kumenyera. Reka rero twongeye duikaza abakoze subscribe bose, abakora comment ku biganiro tubagezaho umunsi ku wundi ndetse n'ababisharinga bakabisangiza bagenzi babo. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ngewe uri bugikora, ni Denis Ngiyumva ndagikorana na mugenzi wanjye Freddy ngo ikaze mu kiganiro uruvugiro. Asante sana Denis, bimeze bite? Ni sawa. Igicamunsi kimeze gute? Igicamunsi ni fresh ariko akazuba gakomeje kuba akazuba. Hariho izuba. Ikindi nkuko twe dufite izuba ariko hari ibihugu bimwe na bimwe usanga ubu ngubu ngo bifite ubukonje niba imiyaga iki cyane nko hari mu Buhinde hari aho ngo ubushyuhe bwisha abantu bagera mu ijana. Ubwo bushyuhe rero urumva yuko ntago babusanzwe cyane cyane no bungubu no muri Europe bungu hariho ibihugu bimwe na bimwe nabyo bifite ubushyuhe bukakaye cyane. Saha gusa hari n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, nyine ni igihe cy'izuba birumvikana, nibyo bita summer time. Ni igihe cy'izuba. Abahanga mu kurya ubuzima sometimes amafaranga baba barabitse nyine bayarya muri ibi bihe akenshi, nibwo usanga bajya no mu mavakansi. Nibwo usanga n'amakwaba kwa bize ko imvura itari buze ngo ibarogoye cyane rwose. Ibi bintu bijyanye n'ubukwe ubu biba bigezweho cyane, ahubwo si ubwo ubu nta bantu uzajya kwambarira. Ntabwo njya nitabira amakwe rwose. Ntabwo njya mu makwe cyane. Ubukwe sinjya nkunda, ariko hano hari umutipe usigaye gukora amafoto y'abano bagabo b'abazungu noneho akabagira abirabura. Noneho wabareba ukabona ukuntu baba ari abagabo babi. Ubu ni Obama na Putin. Putin rwose. Photoshop biri mu kazi. Photoshop ibintu byo gukora rwose. Usiko n'abagabo bajya ngo bakomoka hese sinzi muri bya bihugu tujya dukunda kubona abantu baho baba bameze ukuntu. Yes, ni ikiganiro Fred rero ndagira ngo dutangire twanzike ikiganiro cyacu. Ikiganiro kiri bwibande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa imirwano yaramutse kuri uyu wa mbere hagati ya M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo ni muri Masisi. Ndetse tugaruke no ku rubanza rwa Mwangacucu, Depite Mwangacucu Edouard. Uyu nguyu ashinjwa gukorana na M23
ndetse no ku n'ibindi byaha birimo ibyaha by'ubutasi, gukorana n'umutwe ngo utemewe, ndetse n'ubugambanyi, ibyaha nk'ibyo ngibyo. Urubanza rwe rero rukomeje kuzamo impaka zitandukanye. Mbere wenda Deni yuko twanzikira muri Congo, hano hari amakuru nari mbonye nanone wenda twayakomozaho gato nubwo tutayatindaho, y'uyu mugabo uri muri gereza y'Imageragere bakunda kwita bitaga Professor Niga cyangwa se akaba ari Karasira Aimable. Karasira mbese hari abamusabira ngo kujyanwa Indera, ariko nanone ngo muri dosiye ye hakaba hiyongereyemo ibyaha bibiri bishya. Ibyo ni ibihe? Hano baravuga ko ubushinjacyaha nyine bwongereye ibyaha bibiri bishya ku byo bukurikiranyeho Karasira Uzaramba Aimable, birimo icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyuzandonke. Ubwo urumva ni ibyaha nyine byongerewe muri dosiye ye azaburana. Ariko hano bavuga yuko ngo atigeze yitabira urubanza yagombaga kujyamo kuri uyu wa mbere, kandi nanone ni mu gihe bavugaga ko asabirwa ko yajya gusuzumirwa Indera. Bagenzi bacu bari babikomojeho mu gitondo, bavuga ko yajya gusuzumwa bwa burwayi n'ubundi yavugwagaho, ariko ubwo mbere yuko wenda yaba yazajyanwayo cyangwa se mbere yo gusuzumwa hiyongereho ibyo byaha bindi bibiri. Nibyo twagira ngo nyine ubundi tugeze ku bakunzi bacu. Yego, turatera n'akajisho muri Uganda, avuga ko umuyobozi w'ishuri ndetse n'abantu 18 bakekwaho gufatanya na ADF batawe muri yombi nyuma kiriya gitero, nyine bakekwaho uruhare muri cya gitero cyo ku ishuri ry'Ikasese. Yes. Tutangiye rero duhere nyine mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru arimo araturukayo aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa mbere haramutse imirwano hagati y'umutwe cyangwa inyeshyamba za M23 ndetse n'imitwe ngo muri Congo bayita ngo ni imitwe y'ubwirinzi, ngo ni self defense groups. Ariko Deni, muri no minsi nubibuka ko no mu kiganiro duherutse gukora nabwo bari bakanyujijeho, bari barwahanye inkoyoyo, ari nabwo cya gihe amakuru yavugaga ko M23 yabrotse imwe mu mihanda uhuza Masisi na Sake. Bavuga ko ishaka gufunga uwo muhanda, aho yafashe utundi duce tugera muri 2. Ariko two duce natwo amakuru yagaragaraga ejo byavuga ko kuwa gatandatu two duce ngo bongeye bakatwamburwa. No kuvuga ngo ya mitwe n'ubundi yarongeye icanaho umuriro iratiyambura, mbese ni n'amaseri ni mpanguhe ngo mbese muri no minsi niko twavuga yuko M23 niyo mitwe. Ni mpanguhe niko wavuga, ariko ikibazo kihari nuko aya makuru yose aratangwa n'uruhande rumwe. M23 nta kintu irimo iravuga kuri iyo mirwano yo kuva kuwa gatanu n'uyu munsi. Nta hantu habone M23 igira ikintu komanta kuri iyo mirwano. Nimba koko utwo duce yari yadufashe nta wabyemeza, nimba koko yaraje kutwamburwa nabyo nta wabyemeza. Yose ni amakuru atangwa n'uruhande rwegereye guverinoma. None se ni ukubera iki ubundi M23 icyo gihe cya gihe yigarurira ibice byose ifite iri mu mirwano ikakaye yageragezaga gutanga amakuru? Kubera iki ubu ngubu itarimo gutanga amakuru? Nanone ko icyo kintu dushobora kwibaza, wenda niba yigaruriye ibyo bice ni ibintu bisanzwe ko M23 atari ikintu kigoye kuba yagira gute yafata ibice runaka, kuko abasesenguzi bajya bakunda kuvuga yuko yanabishatse rwose yanakwigarurira na kiriya gisirikare cya FARDC. Ariko se noneho muri no minsi ni ukubera iki iyo mirwano ibaho ariko ntibaduha amakuru? Sinzi impamvu banza baravuze ati reka turambike za mikoro hasi n'amatelefone twebwe twigire muri gahunda zatuzanye. Bakaba babona yuko gufatanya ubwo rugamba no gutanga amakuru ari cyo kintu gishobora kuba kibadindiza buryo batatereza amakuru. M23 sinzi ibintu na minsi wasanga ryamye ijana ivuga iti reka tutegure dukukinga ikintu gishyashya hanyuma ejo tubyerekane. Gusa icyo ndimo kumva nuko muri no minsi
hari imirwano isa nkaho itaziguye cyangwa se itari direkte nibyo twabyita ni ugukozanyaho cyangwa se ubutero shuma, kuko niyo ngiyo iri kuvugwa Masisi urumva ko ngo yabaye mu gitondo ariko ubu ngubu isa nkaho yahagaze. N'icyo gihe uribuka muri icyo gihe nabwo yigarurira twa duce twari twavuze, nabwo imirwano yarabaye ariko ihagarara. Kugeza ubu rero ubwo urumva niba bavuga yuko nayo bongeye bakayaka twa duce, gusa nyine wa mugani akaba nta rwego rubyemeza rwayo, ari bivugwa n'ubundi n'uruhande rumwe. Ubu nk'ubu ngubu wenda ari nka mbere ubu M23 yakaba yavuguruje wenda ikavuga uti ntabwo ari byo. Wenda wasanga baba bafite ibindi bintu bishyashya barimo gupanga, bavuga bati wenda ejo cyangwa ejo bundi twebwe ntabwo tubigaragariza mu nyandiko, dukora ibikorwa. M23 urabona ko itangazo heruka gushyira hanze yarisohoye ku itariki 14, nabwo yavugaga nyine kuri iriya raporo ya Human Rights Watch yarimo irayitunga intoki cyane cyane kuri buriya bwicanyi bwa Kishishe. Ndumva muri izo raporo bashinjwagamo ibintu byinshi, ariko nabyo urumva ko ariko impamvu urumva icyo kintu ni ikintu kiri sensible. Ni ikintu kiri sensible ku buryo itari kureka kugira gute kugenda itavuze. Wenda ibi byo birumvikana nubwo wa mugani tutari abavugizi bayo, ariko ibi byo wenda birumvikana yuko wenda iyo mitwe yitwaje intwari ishobora kwigabaho icyo gitero, sibyo? Wenda akaba ari agatero shuma cyangwa se bikaba ari amagambo ntibigire icyo biyitwara. Ariko nanone urumva nta kuntu yari guceceka, ari raporo ya UN, raporo tuvuga ko ari y'isi yose, ntabwo yari kuza wa mugani ngo ireberere aho ngaho iceceke, kuko ubwo icyo gihe yari gusa nkaho yemera yuko byabaye wenda icyo gihe, kubera ko ni ibintu ubona ko biri sensible, bitusha. Ikindi umuyobozi wayo mu rwego rwa politiki ni Bertrand Bisimwa, nawe aheruka gupostinga ubutumwa ku itariki 16 yamagana icyo yise gisa nka jenoside kiri gukorwa ngo mu gihugu cye, ngo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Ituri. Ahangaha akaba arimo arakomanta ku bwicanyi bwabereye muri Ituri, aho inyeshyamba za Kodeko zerutse kugaba igitero hari ku itariki 12 z'uku kwezi, aho bita Lara, ni inkambi yakusanyirizwagamo abantu bavanywe mu byabo biganjemo nyine abahema bo muri Ituri. Izo nyeshyamba rero nyuma yo kubashwiragiza zikabakura mu byabo, urumva ko zabasanze naho bahungiye, zicamo abantu bagera muri 45, barimo abagabo 10, abagore 12, abana b'abakobwa 11 n'abahungu 12. Ngo icyo gihe barindwi nibo barokotse kandi nabari inkomere. Urumva icyo gihe bwo urumva byari uburyo bwo kwamagana nyine ubwo bwicanyi bwari bwakozwe, kandi n'ubundi ntekereza yuko mu byo M23 irwanira ari uburyo bwo kurengera abo bantu baba bagize gute, baba batotezwa cyane cyane. N'ubundi ubwo urumva yuko ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, baba bicwa, abandi bagakurwa mu byabo nyine nk'uko bikunda kugarukwaho. So ntekereza rero wa mugani ko byanze bikunze hari igihe kizajya kibasaba yuko n'ubundi banakora ariko bakanavuga. Yego, baba bagomba kumenyesha abantu babakurikiranira hafi ibyo barimo kugira ngo abantu bamenye, ndetse rega na wa muturage w'umukongomani barengera abashe no kumenya, ubatezeho amakiriro, avuga ati ibyo ari byo byose rwose, nubwo wenda nshobora kubona ibyo bikorwa bakora nyine byo kuturindira umutekano, ariko numve niribaturukamo ku buryo numva ndi safe. Tukiri rero ku bijyanye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu, hari andi makuru nari mbonye mu kanya avuga ko zino nyeshyamba nyine bita Wazalendo
za zindi nyine bagize abanyagihugu abakunda igihugu nyine ubwo ni ukuvuga ngo ni rwa rubyiruko wenda badasobanukiwe wazalendo ni rwa rubyiruko n'ubundi rw'abakongomani bishyize hamwe ngo barindire umutekano nyine igihugu ariko buriya twababara nk'abantu nk'abitwaje intwaro cyane nyine n'abitwaje intwaro nese ni gute abitwaje intwaro bakorera mu kwa leta cyangwa bashyigikiwe na leta ni gute nese si abasivili bose nta basivili kuko nta nimero nta matrikire bagira none se kuki leta ubundi iha abasivili leta ya Kongo iha abasivili ibintu by'intwaro ariko se ubundi nanjye ndibaza nkanisubiza warebera abantu bicwa warangayikishwa no guha intwaro ababica nanjye ibyo narimbajije ndabyisubije iyo wazalendo rero ayo makuru rero ari kugaragara ni Twitter yo bita Uhakika RDC aravuga ko ngo des milices locales mélangées aux FDLR ont été confiées la sécurisation des zones transfrontalières avec le Rwanda, pays voisin de la RDC. Ces derniers font la sécurité de ces zones en majorité dans le territoire de Nyiragongo. Bakavuga ko nyine zino nyeshyamba bise nyine za wazalendo cyangwa inyeshyamba z'abanyekongo zahawe zifatanyije ngo zivangavanze ngo meranje aux FDL zivanze na FDL ariko byo ni ibintu bisanzwe zirimo ziragenzura ibice byegereye umupaka w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubwo byanze bikunze n'ubundi zimwe mu ntego baba barashyiriwe nabyita umutwe wazalendo uba warashinzwe impamvu washinjwe wabaye established ubwo urumva byanze bikunze ni ukugira ngo base nkaho bagira abo babangamira runaka cyane cyane ubwo urumva niba noneho bashyizwe bashaka kwegerezwa umupaka w'u Rwanda ubwo urumva icyo bashaka ni ukugira gute ni ugushaka nyine kugira ngo bagire ibyo bo bashinja ubundi guverinoma ya Kongo ishinja leta y'u Rwanda ko ngo itera inkunga M23 ibyo ni ibintu n'ubundi bisanzwe ndetse nabonye na raporo y'umuryango w'abibumbye yenda kujya ahagaragara ngo y'impuguke nanone zongeza ibikomoza ibyo bintu ibyo ni ibintu bimaze iminsi byo wa mugani wawe nta gishya kirimo ubwo rero wenda wasanga Kongo ivuga iti mugende murindire hariya hafi y'u Rwanda kugira ngo mujye mureba ko nta kintu cyaturuka kiza mu Rwanda. Gusa ikibazo nuko abo bantu nyine bakomeza kwirunda ku mupaka nabo bagira batya bakinjira mu Rwanda bakaza guhungabanya umutekano wabo. Gusa byo ni ibintu bisanzwe bizwi ko nta warenga umutaru. Nabo barabizi kuba batarinjira bari impuhwe bafitiye u Rwanda ko nta warenga umutaru. Inkiko z'u Rwanda cyangwa imipaka y'u Rwanda barayizi. Uribuka tujya dukunda kubikomozaho urugero rwiza n'urwa ya ndege. Ya Sukhoi yahise yakora ibikomere rwose. Aba rero ubwo ibyo aribyo byose ubwo urumva icyo bototera n'ubundi ubwo wa mugani byose biba bijyanye no gushaka guhungabanya wa mugani umutekano. Ariko byo n'ubundi nk'uko bisanzwe bimenyerewe amaso ingabo z'u Rwanda zo zihora ziri maso ariko rero zino nyeshyamba nubwo ziba zihangayikishije u Rwanda rwonyine nabo baturage bo muri Goma dore ko ngo zisigaye zinahidegembya mu mujyi rwa Goma rwose cyane ko yes mu bimwe muri raporo ziba zarasohotse nuko n'ubundi bashinga bariyeri cyo ni cyambere bakambura umuturage wari ugiye kwigurishiriza inka ye baranabica ntabakitahanye amafaranga yo abajyanye ntago basubize mu rugo ntago wayajyana yose ikindi urumva nubwo mu minsi ishize za nka zigeze gutemwa igisirikare cya Uganda UPDF kikaza kuvuga yuko ari FDL ibyo byose kandi urabizi ko FDL ikorana n'iyi mitwe ubwo tekereza rero yuko byanze bikunze n'ubundi abaturage bagira gute bakahatikirira abaturage barahagorewe rwose zirangabonye ko bazica bugaca bazijyana mu isoko bakajya kuziteza no kugurisha cyamunara kuko babona ko ngo ibiro 2 byaguraga ibihumbi 30 mu minsi yashize byari birimo biragura ibihumbi ari 5 atari 10 ibiro 2 bagurishaga 2 icyarimwe
tukiriye kuri iyo raporo y'impuguke za Loni, izi mpuguke za Loni kandi zatangaje amazina ya bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za FARDC ngo bari ku ruhembe rw'imikoranire n'umutwe wa FDLR. Umutwe twumvise bamwe mu bantu binjiye muri M23 bavuye muri FARDC bavuga ko FDLR ngo bayifata ngo nka ba grand frère wa FARDC. Ubwo bisobanuye yuko noneho ubwo ino FARDC kugira ngo wumve yuko wa mugani ifite imikoranire ya hafi niyo FDLR, ubwo urumva iremera yuko ino munsi y'ibirenge bya cyane rwose. Ntabwo iryo ari ibanga wavuga ko FDLR yashimuse kiriya gihugu, ntabwo waba ubeshye. Ni gute igisirikare cya leta gifite ibikoresho byose, gifite abasirikare, gifite support guturuka mu mahanga, gifite ibirombe by'amabuye y'agaciro bikoresha bigurisha kugira ngo bigure izo ntwaro, yemera kuza ikabundabunda munsi y'umutwe w'iterabwoba munsi y'umutwe witwaje intwaro. Urumva wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, urumva ntabwo biba bisoundinga neza. Ntabwo bisoundinga neza ko nyine urumva FDLR cya gihugu yaragifashe ijyanayo n'ingengabitekerezo. Noneho ba FARDC nabo bagendera muri iyo ritme y'iyo FDLR, ari naho ubwo urumva hereza urwo rwitwazo. Urwo ni ukuvuga ngo niyo wazarendo iri muri FDLR nicyo biba bisobanuye. So ubwo rero urumva ibintu FARDC rwose irasekeje. Ni igisirikare cya baringa kiri aho ngaho gikorerwamo n'abandi bantu nibo bakigize kandi batari abasirikare mu by'ukuri b'igihugu. Ku mugoroba rero ku iki cyumweru gishize ni itariki 18 nibwo zino mpuguke za Loni zasohoye raporo igaragaza ko uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'indi nkayo nanone yasohotse mu mwaka ushize wa 2022. Imyanzuro ya nyuma y'iyi raporo rero ikinyamakuru Africa Intelligence yaboneye kopi ivuga ko hagati y'Ugushyingo umwaka ushize na Werurwe uyu mwaka ingabo za FARDC zakomeje ubufatanye na FDLR mu ntambara impande zombi zimaze igihe zanganyemo n'umutwe wa M23. Mu basirikare rero ino raporo itunga intoki nk'abari ku ruhembe rw'imikoranire ya FARDC na FDLR harimo umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, uwo ni Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha ubwe umugaba mukuru w'ingabo we mwenyewe. Undi niwo bita Lieutenant General Frank Ntumba, uyu asanzwe ari umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi mu bya gisirikare. Leta y'u Rwanda kandi ibyo ngibyo imaze igihe bivuga ishinja guverinoma ya Kongo gukorana na FDLR mu mugambi wo kuyihungabanyiriza umutekano. Ibyo ni ibintu byo bimaze gufata indi ntera. Iyo raporo rero, muri iyo raporo ni naho nyine bagarutse batunga u Rwanda intoki bavuga ko ngo mu rwego rwo kugerageza kwivuna ngo rwohereje ingabo muri Kongo ngo rushaka kwivuna abarimo Colonel Ruvugayimikore Protégène alias Ruhinda ndetse na General Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega. Aba akaba ari bo bayobozi bakuru ba FDLR. Gusa ndise wenda tuvuge uwo ntabungura harya ni Ntawunguka. Iriya ni wa wundi ujya ukunda gukoresha amagambo akakaye kandi umuhungu we yibereye inaha ameze neza, arashima aravuga ati narize nagize gute, ariko data aracyari mu mashyamba, aracyashaka guhungabanya umutekano w'igihugu kandi igihugu kirimo kumpa amata, kirimo kunkamira, ariko we ntabwo arimo kubyumva. Ubwo rero urumva ko Songesha n'uyu nguyu Ntumba niba usanga nyine nimba umugaba mukuru w'ingabo wa mugani ashyigikiye gukorana n'umutwe nka FDLR. Ubwo n'ubone FARDC yose ubwo urumva nese siwe muyobozi wayo, urumva kandi attention Chiwewe ikunda ari na very powerful mu gisirikare cya Kongo, aje kuba umugaba mukuru w'ingabo avuye ku mwanya wo kuyobora abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Urumva rero ko
igisirikare cyose agifite gutya aragifite. yaba urumva usibye no kuba kuri izo ngabo zirinda umukuru w'igihugu, usibye no kuba ubwo mugaba mukuru w'ingabo, urumva afite n'amakuru yose yaba y'ubutasi iki byose biba bisa nkaho biri mu maboko ye cyane rwose. Tuve rero kuri ibyo ngibyo noneho tujye ku rubanza rwa Depite Edouard Mwangacucu. Ni urubanza rukomeje guteza impaka. Ku wa gatanu ho umuriro wari ugiye kwaka hagati y'umwunganizi we uwo bita Thomas Gamakolo, uyu ni umwavoka, ni umwe mu bavoka bunganira Edouard Mwangacucu. Ubwo rero ikintu cyari kigiye guteza kwatsa umuriro mu rukiko rukuru rwa gisirikare ni ikibazo cy'ubwoko, aho no mu nyamategeko yagaragaza ko umukiriya we asa nk'aho arimo arazira icyo ari cyo cyangwa ubwoko bwe. Akavuga ati niba kuko no mu Mwangacucu barimo baramurega muri iyi minsi ko ngo yarokirise ngo abanyarwanda ngo ndetse ngo n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo yahisemo kuba ari bo bonyine akoresha kugira ngo barinde sosiyete n'ibirombe bye by'amabuye y'agaciro. Yego, ibyo byose ni Mwangacucu rero akaba amaze iminsi n'ubundi mu rubanza. Ni ibintu ni igihe kinini amazemo ahashinjwa ibintu byinshi ngo birimo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi we akavuga yuko izo ntwaro ari leta yazimuhaye. Rero akabona nta mpamvu yakabaye. Anashinjwa gufatanya na M23, agashinjwa ubugambanyi, agashinjwa ibyaha bya espionage cyangwa ubutasi. Nicyo ngicyo nyine wari uvuze cyo gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Noneho uno mwunganizi we ku wa gatanu mu rukiko rukuru rwa gisirikare we yaravugaga ati ese yibazaga icyaha ubushinjacyaha burimo buragerageza gushinja umukiriya we ngo nimba hagati yo kuba abapolisi b'abanyarwanda barahawe akazi ndetse ngo n'abatutsi ngo kugira ngo barinde iriya sosiyete bita SMB, mbese ahantu babihuriza n'umukiriya we, aho yavuga ko umukiriya we aheruka kuba umuyobozi w'iriya sosiyete muri 2014. Akavuga ko mbese iriya sosiyete isa nkaho itakimureba n'ibiyikorwaho bitamureba. Hari ku wa gatanu rero ku itariki 16. Noneho we nyamategeko akabona bisa nkaho ari ukumugendaho kubera ngo ko ari umututsi. Mbese mu yandi magambo Mwangacucu uyu nguyu urebye nta cyaha yagashinjwe. Ibi byose bamurega umwavoka we agaragaza yuko ari ibifefekano, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo urabona ntabwo uruhe rugero, urabona byanze bikunze ari ukuntu umuntu ashaka ni nka kwa kundi ushobora kuvuga ngo reba urucebe rwiriya, ugashaka gusa nkaho ushaka amakosa uyigerekaho kugira ngo wumvikanishe wenda yuko amata yayo atarakwiye kunyobwa. Wenda icyo nshaka kubivugira, ibyo byaha barimo gushinja Mwangacucu ni uko umwavoka we abigereranya nk'aho ari ugushaka kugira ngo bamumenase kubera icyo ari cyo tu. Kubera icyo ari gusa icyo barimo gushaka kugarukaho cyangwa se gutunga agatoki ni uko ari umututsi cyangwa se ari umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ikindi ni uko ariko nanone iyo ejo bundi mu kiganiro twigeze gukora, twigeze kuvugana n'umukunzi wacu, ndakeka ni B&M, avuga yuko Mwangacucu nawe mu gihe yari ku butegetsi ngo atigeze avuganira M23. Hoya ibyo ni ukubeshya kuko mu minsi yashize ikinyamakuru Le Monde cyo mu Faransa ndibaza
cyo ahubwo cyanagaragaje ukuntu Mwangacucu ari we muntu wahuje M23 na Tshisekedi. Igihe M23 urabizi ko Wiringoma yagiye abigarukaho kenshi avuga ukuntu babavanye muri Uganda bakabajyana muri Congo, ndetse ngo Tshisekedi akamarana nabo amezi agera kuri 18. Sinzi rero ibintu bataje kumvikanaho, biba ngombwa ko intambara yaduka hagati yabo, ariko kugira ngo Tshisekedi abonane n'iyo M23 yaje gucumbikira amezi 18 ayigaburira n'ibiki byose, ngo byagizwemo uruhare na Mwangacucu. Urumva rero ko kuvuga niwe wabaye coordinator. Yego, niwe wabahuza. None rero baba ngaba icyo bashaka kumushinja ni ubwoko. Ubutegetsi bushobora kuba bubona nyine azi ibi byinshi kuri iyo mikoranire Tshisekedi yashatse kugirana na M23. Noneho bakavuga batereka tumushakira ibyaha akurikiranweho akomeza afungwe, ariko umwavoka bakabona ko atari ibyo atari ibi byaha bari kumurega nta shingiro, ahubwo ari ibijyanye n'ibyinshi nyuma nyine n'ibyo bavugaga, ariko hakiyongeraho ibyo bintu n'ubundi by'amoko. Kubera ko nyine gusa urukiko rwa gisirikare rwo rwateye twatse nyine bivugwa n'uwo mwavoka, ruvuga ko runo rubanza ruri kuburanisha atari urubanza rw'ubwoko, ahubwo ruburanisha abanyekongo bose, aho rwagize ruti la haute cour ne juge pas un Tutsi ni un Muluba ou un Hutu, la haute cour juge les Congolais. La haute cour ne peut pas perdre de temps avec des choses qui la rabaissent. Elle revoit le débat. Désormais, si une partie au procès fait allusion à une tribu, j'ai le pouvoir de lui arracher la parole. Ubwo ngo shaka n'umucamanza wo muri urukiko, aho yavuze ati runo rukiko rukuru ntago ruburanisha umututsi, umuruba cyangwa umuhutu, ahubwo ruburanisha abanyekongo. Urukiko rero ntirushobora guta umwanya kuri ibyo bintu birusubiza hasi. Ati kuri ubu ngubu ndetse ati ntihagira igice kimwe kiri muri uru rubanza cyongera kuvuga ubwoko, mfite ububasha bwo kucyambura ijambo. Ufite ububasha bwo none se ubundi aba bapolisi babiri bamushinja ngo bo mu Rwanda, abo bapolisi rero itonde dosiye irakomeje. Abo bapolisi hari umupolisi wayoboraga wari ushinzwe nyine kiriya gico bita Van Kasongo. Ubwo nyine kuri uyu wa gatanu muri urwo rubanza twavugaga nibwo hanagaragayemo umupolisi wo bita ni commissaire supérieur principal wo bita Van Kasongo Ngoy. Uyu nguyu ngo yarahagaritswe ku mirimo ye. Uyu rero yaje muri uru rubanza nk'umutangabuhamya, ndetse yemera avuga ku kino kibazo cya Depite Mwangacucu n'uwo bareganwa. Yavuze rero ko ngo yahakanye ibyo bintu, yavuze ko yakuye ku mirimo ye kubera icyo kibazo. Avuga ko yahamagawe Kinshasa ngo hashize ndetse ngo Pridinane ahamagawe ngo kubera ibyo birego bishinja gukorokirita abanyarwanda muri polisi, ngo kugira ngo bajye gukorera iriya sosiyete ya SMB. Aho avuga ko ariko ngo ariko ibyo birego ntabwo byigeze biba prouve, ngo ariko ntabwo yumva n'impamvu kugeza uyu munsi agisa nk'ufungiwe i Kinshasa ngo umwaka ukaba ushize. Aha rero yagize ati hano ni mu rukiko bamubwiraga, ni urukiko rukuru rwa gisirikare rwamubwiraga ati votre hiérarchie au niveau national vous impute le recrutement de sujets rwandais dans la police parmi les policiers qui sont affectés à la SMB sur base d'une accusation à la police nationale. C'est depuis une année que vous êtes rappelé ici à Kinshasa et mis à la disposition du commissariat général. Nyine bamubwira ko ngo abayobozi be ubwo ni mu gipolisi bamushinja kurokirita abanyarwanda muri polisi, ngo kugira ngo nyine boherezwe gukorerwa kuri kurinda biriya birombe bivugwa ko ari bya Mwangacucu. Ariko ino sosiyete SMB umwavoka yavuze ko aheruka kuyobora muri 2014. Hanyuma rero no mupolisi nawe niwe wisobanura avuga ati nibyo koko narahamagawe, atari ko ibyo bintu bavuga ntago bigeze biba proof cyangwa hagaragazwa kuri kwabyo. Akaba ahubwo we yibaza impamvu akiri asa nk'akiri angari David cyangwa asa nk'afunze, kuko aracyari kuri commissariat general cyangwa ku buyobozi bukuru bwa polisi. Ntabwo ikibazo cye kirakemuka.
aha rero akaba yagize ati il y a une accusation qui était portée à ma personne, j'avais signé un document quand le chef était empêché, il y avait des policiers recrutés des sujets rwandais parmi les 86 policiers. Au niveau du commissariat général, après vérification de la direction des ressources humaines, on retiendra 4 policiers dont les noms étaient mal écrits et des autres n'étaient pas dans la base de données même ici à Kinshasa. Noneho we yavuze ko ngo hari abapolisi barokiriswe ngo barimo abanyarwanda muri abo bapolisi 86, hanyuma ngo ku rwego rero rwa komisariya general cyangwa ku buyobozi bukuru bwa polisi ngo nyuma yo kugenzura bikozwe nyine n'abashinzwe abakozi ariyo resources humaines ngo basigaranye abapolisi 4. Urumva ngo dont les noms étaient mal écrits et des autres n'étaient pas dans la base de données même ici à Kinshasa. Urumva bakaba kwa abapolisi 4 ngo basanze amazina yabo yari yanditse nabi ndetse ngo abandi bo batari no muri base de données Kinshasa. Ubwo ni nkaho basanze atari abanyekongo. Ubwo utari umunyekongo wese mbese aba ari umunyarwanda. Ngo mais jusqu'à présent il n'y a aucune preuve mais je suis toujours retenu à Kinshasa et j'ai été remplacé de mon poste au commissariat provincial Nord Kivu. Uno Kasongo Van Kasongo rero niwe wayoboraga polisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko akavuga ko ibyo bintu bamushinja byo guha akazi abanyarwanda bidafitiwe ibimenyetso, akaba yibaza n'impamvu akisa nk'ufungiwe Kinshasa ndetse n'umwanya we akaba yarawusimbuwe. Nyuma y'uyu rero uwo bita guverineri nyine hako se aracyari guverineri, ni guverineri civile nyine kuko hariho bari abagisirikare bashyizweho kugira ngo muri rwa rwego rwa harya ni ibiki etat de siège. Ono rero guverineri wo bita Karinzanzu Kasivita yavuganye n'ikinyamakuru Actualité, avuga ko kuri SMB kuri sosiyete bagiyeyo hari abantu mbese inzego z'umutekano zagiyeyo, ngo n'inzego z'umutekano zikajya kwasaka ngo à cause de la présence d'un prétoire de policiers kuri kwere nyine icyo kibazo cya polisi, ariko ngo les responsables de la police avaient conclu que ceux qui étaient en poste à la SMB étaient des policiers réguliers. Byarangiye rero iyi ankete y'inzego z'umutekano yemeje ko nyuma yo kugenzura ibintu bitandukanye yemeje ko abapolisi bakoreraga hariya bari abapolisi b'igipolisi cya Kongo bemewe. Urumva rero ko ibyo bashinja Mwangacucu byo guha akazi abapolisi b'abanyarwanda icya mbere cyo umwavoka wagarukaho ntabwo ari ushinzwe kurukiritira polisi, kabone ko n'ubundi amaze n'igihe anafunzwe. Oya wenda yafunzwe nyuma, ako se uyu nguyu Mwangacucu afite uburenganzira bwo kwinjizana muri polisi ni umupolisi? Ariko bashobora kuvuga bati n'ubundi bwo birashoboka ko yayinjije abapolisi kubera ko kandi ibyo ryo byatumye nyine izo nzego z'umutekano no guverineri avuga zijyeho zikajya kugenzura zikababura abo bantu bari kuvuga, zigasanga abapolisi bose bakora ari abapolisi bazwi bafite izo nimero matricule n'ubundi bavuga. Nahise ubwo urumva bitagarutse n'ubundi kuri cya kindi umwavoka we yavugaga yuko arimo gushinzwe ibindi bintu bitari ibyo ngibyo. Yego nicyo bw'umwavoka n'ubundi yagarukagaho. Gusa nyine uyu mudepite urubanza rwe nawe sinzi ukuntu ruzagenda kuko narwo ruri mu maseri, ntibazagirwa umwe niba bashingiye kuri abo bagiye kugenzura bagasanga nta bapolisi yakoresheje wenda bigahabwa agaciro akaba yarekurwa, niba bazakomeza bakagenda kuri ibyo biri behind the scene abantu batazi agakomeza agafungwa. Urukiko buriya ntirwo rubifite mu kiganza, ariko sinzi bwo nyine urubanza rwo rurakomeje, ubwo tuzamenya ukuri. Uretse ko ukuri biterwa n'ukwita ukuri. Mwese wamugana ubwo ntabwo twamenya ubwo kuri kwa leta nyine tuzakumva, ariko ubwo na Mwangacucu nabo bashyigikiye bafite ukuri kwabo, bafite uko babibona na leta. Ariko leta byo urumva ni ukurikije nyine amastatement y'abagenda agarukwaho cyane cyane ku bikorerwa n'ubundi abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo nyine nabyo bifite analyse yabyo.
ni ukwibasirwa no gucibwa intege no kwerekwa ko atari abanyekongo ahari nk'abandi. Uru rubanza rero urabona ko rurimo ikibazo cy'ubwoko gikomeje kugarukamo, aho umwunganizi wa Mwangacucu avuga ko umukiriya wazira icyo ari cyo, gusa urukiko rwo rwavuze ko rutaburanisha ubwoko, ahubwo ruburanisha abanyekongo. Yego. Reka tuzarebe amaherezo yabyo. Twigire ku yindi nkuru rero, ni twayikomojeho, ni muri Uganda. Ikinyamakuru Nile Post ndabona kiri kuvuga ko ngo abantu bagera kuri 20 barimo umuyobozi w'ishuri, headmaster na director. Abasubundi abo bantu batandukanye. Headmaster no ntekereza ko ari ukuriye nk'abarimu, head teacher ni byose. Hanyuma director n'umuyobozi w'ishuri. Niko mbitekereza. Ariko twebwe inanzi ko headmaster ari director w'ishuri. None urabona muri segonderi hari ukuntu bajyaga bavuga nyine bahamagara umwarimu ngo master. Ariko ubundi master ubundi yabaga azwi ko ari umuyobozi ahubwo w'ishuri. Noneho umwarimu bakamwita master ari nko kuvuga ngo teacher. Noneho ubwo bavuga headmasters rero akashobora kuba ari nk'umuyobozi. Abantu amashuri abyita uko bitandukanye bitewe n'ibihugu byabo. Rero ngo batawe muri yombi nyuma kiriya gitero cy'Ikasese cy'inyeshyamba za ADF ku ishuri rizwi nka Rubirira Secondary School riherereye aho bita Mpondwe muri Kasese, ni hafi nyine y'umupaka wa Kongo na Uganda, ni ku mupaka wa Kongo na Uganda. Abo banyeshuri byibuze 40 bishwe kwa gatanu nijoro mu gitero gikomeye cyane cyababaje abantu benshi hirya no hino ku isi. cyane avugishije na papa bihanganisha Uganda, barimo usibye papa na President Macky Sall wa Senegal nawe nabonye bikomozaho, ndetse n'umuyobozi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye nawe, bose bamaganye kino gitero kibasiye abana b'ingimbi b'abanyeshuri batagize icyo batwaye na gato. Abo bantu rero bafashwe ni abantu 20. Polisi, umuvugizi wa polisi atanga amakuru mashya kuri uyu wa mbere, uwo bita Fred Nanga, yavuze nyine ko mu iperereza abashinzwe umutekano aribo bafasha abantu 20 bakekwaho gukorana na ADF, ngo ariko we also have apprehended the head, bavuga ko bafashe na head teacher kuko headmaster ni head teacher. Yes, nibyo. Ngo na director w'ishuri as part of our inquiries to give us answers to certain questions. Museko ko bano bayobozi b'ishuri baba baragambaniye abana ngo bicwe ku byaba biteze. Ibyo rero byaba ari ikibazo gikomeye. Uti kubera iki Deni baramutse koko baragize collaboration nizo nyeshyamba cyangwa se nabo n'uwo mutwe wisha abo bana, byaba ari ikibazo gikomeye. Ahubwo byakabaye wenda force cyangwa se abashinzwe umutekano ba Uganda aribo bakabaye bari collaborated with those people. Yes, ariko noneho no muyobozi wa division yo mu misozi ya PDF bita General Dikorumu we arimo arashinja ahubwo abaturage bakikije ari ahantu ko aribo babigizemo uruhare, akavuga ko zino nyeshyamba mu buryo zamaze iminsi 2 muri kiriya gice mbere y'ikiriya gitero, babatindikiye ariko hakabura umuntu n'umwe ubasha gufasha bari abana cyangwa ngo abatabarize. Ibyo bintu bifite logique. Uti kubera iki? Niba koko muri abo icyo kigo ibyo byose kigaragiwe na population runaka, kandi koko niba nta muturage cyangwa se abantu runaka bigeze batabariza aba bana kandi barumvishe bimwe mu birango by'uko umutekano utameze neza, ubwo nko muri ibyo birango ndi kuvuga ni nk'ibijyanye n'amasasu ibyo byose, hanyuma ntibatabaze kuko ngo bari mazimo rashuri ngo bari mazimo nk'amasaha 2 nta muntu uratabaza. Urumva ko byanze bikunze izo nyashyamba zishobora kuba zaragiranye collaboration n'abo baturage, hanyuma bagasa nkaho bagambana. Nibyo no mu General Dick Olum rero akomeza avuga ko ngo the attackers could have been helped by locals to carry out reconnaissance and identifying their target by getting prior knowledge of the geography of the school.
urumva akavuga ko bano baturage nyine baturanye na ririya shuri baba barafashije uno mutwe wa ADF mu bijyanye no kubanza gukusanya amakuru iyo bita reconnaissance no gutoranya abantu bagomba kwibasirwa muri icyo gitero ariko rero ndetse bakanamenya n'imiterere ya ririya shuri ahantu bakwinjirira ahantu basohokera ibintu nk'ibyo. Ariko nanone ikindi kintu nshobora kwibaza ku bijyanye n'igisirikare cya Uganda cyangwa inzego zishinzwe umutekano ni gute wa mugani bashobora hari ibyo bita decentralisation cyangwa se kwegereza ubuyobozi abaturage. Ni gute igihugu kiba kingana kuriya hanyuma hakaba incident runaka cyane cyane ijyanye no guhungabanya umutekano hanyuma inzego zikaba zamara amasaha 2 yose? Ubwo si kwa kundi baba batarigeze begereza force runaka. Sinzi ikiganiro cyabanje no kwibwiza numvishe uwo bitabaga avuga ko ririya shuri ahantu riherereye hafi yaho ahubwo rikikijwe n'ibigo nk'ibyo bya gisirikare. Hanyuma nanone ni gute rero abana rero ko abo baturage ni gute nanone ayo masaha 2 cyangwa se icyo gihe runaka gishira wasanga rero ariyo mpamvu no mu buyobozi wa IPDF n'ibino division ikorera muri kiriya gice ari gushaka kwikuraho icyasha akagisiga abaturage kubera kunanirwa gutabara mu gihe ibyo bintu byose byose birashoboka. Ariko nanone ibigo byabaye n'ibindi bishobora kugaragaza yuko UPDF cyangwa se ubwo inzego muri rusange ziba zitarigeze zigarurira abo baturage kuko byanze bikunze sintekereza ukuntu agace kose inyeshyamba zishobora kukamanipira nanone ku buryo nta muntu ushobora kuvamo ngo atange amakuru ku rwego rw'igisirikare cya leta. Uyu mu general rero yavuze ko ngo abantu bateye bari bazi ahantu abakobwa barara ndetse n'ahantu abahungu barara. Yego. None akavuga ko ngo bano bana b'abahungu bo baratwitswe none abakobwa baratemagurwa. Nahoze numva bavuga yuko ngo babaye nyine bahatwitse babaye ubushingwe ku buryo udashobora no kureba n'umuntu ngo mumenye. Ahubwo igishobora gukorwa wenda imiryango y'ababuze ubuzima bashobora kuzakoresha wenda ADN kugira ngo bamenye ngo uyu ni iwacu gutyo. Ariko nanone ni ikintu wa mugani kirababaje. Nanumvishe yuko nanone yuko ngo basahuye bakajyana stock bahamaze akanya bahamaze amasaha 2 kandi abana disi bari bagerageje no kwirwanya. Abana nyine babonye nta mahitamo bafite bango birwanaho ariko nyine babarushinga bagakwera intwaro barafite niyo baba n'abantu bakuru kuguhangana n'umuntu ahubwo abo bana n'abagabo guhangana n'umuntu ibaze wowe umuntu araje afite imbunda wowe nta n'igiti ufite nta n'inkono ufite aragutunguye urumva aho atakora ibyo bintu byose ni hehe. Uyu mu general rero ngo akibaza impamvu ngo abaturage ngo batabaye maso ngo bihagije ngo kugira ngo babone ngo some member have come to the community ngo nyine ngo babone ko muri community yabo hari abandi bantu badasanzwe babinjiranye. Asaba rero abaturage kuba maso. Ku ruhande rwa Minisitiri w'Uburezi ni Janet Kata Museveni, madamu wa Museveni. Ku wa gatandatu we yavuze ko the school could have been attacked by people hired by rivals claiming ownership of we ngo yavuga ko ino shuri ngo ushobora ku wa gatandatu nyine nyuma kiriya gitero avuga ko ngo ishuri ngo ushobora kuba ryatewe n'irindi shuri rihanganye n'abantu bahanganiye ubuyobozi cyangwa kugira ino shuri ishobora kuba ari ishuri ryigenga hanyuma bakaba aribo bagambana nyine bakazana se uwo mutwe kugira ngo ubikize. Simbizi. Yavuze rero ko hari amakimbirane ku bijyanye no guhostinga the host community and Canadian sponsors of the school. Amakimbirane ashingiye kuri sponsoro cyangwa ku nkunga ziva muri Canada ubwo wenda ni mu buyobozi bw'ishuri ariko bigezaho ayo makimbirane yicisha abana byaha bikabije. Ndumva hano iki cyose ndumva kitumvikana. Iyi ngingo yo rwose ndumva nanjye ikeneye ubundi izindi analize n'ibiva mu iperereza wenda ariko gusa icyo ntumva ni ukuntu abana bangana kuriya bicwa kandi nta wenda
nta kintu watekereza wenda bashobora kuba icya mbere cyo ntabwo baba bahanganye usibye yuko n'ubundi inyeshyamba ariko zikora cyangwa se umutwe w'iterabwoba utareba ngo aba n'abana cyangwa ngo bari mu rwego runaka bo baza basa nk'aho bagaragaza ko bagomba gusiga icyasha leta no kwerekana intege nke zayo kandi koko babigezeho wavuga ko inzego z'umutekano za Uganda zifite ikimwaro muri iyi minsi ntiyaba yibeshye bagendeye nyine kuri n'ejo bundi n'ubundi bagenzi bacu babigarutseho ziriya ngabo ziherutse kwicirwa mu ntuza muri Somalia hanyuma bakavuga naho nka byandi twavugaga tuti wenda hano ngo ino ngingo wenda ishobora kuba urwitwazo n'iki directeur ashaka kugaragaza na hariya naho byavuzwe yuko ari abasivili ngo 90% bari kumwe na kiriya gisirikare bakavuga bati byari urwitwazo n'ubundi barimo kugaragaza kugira ngo bavuze ko mu bapfuye hari harimo abasivili 70 no kuvuga ngo bavuze ko urumva raporo y'igisirikare cya Uganda yagaragaje yuko muri bariya bantu muri bariya basirikare bagiye mu butumwa bw'amahoro nyine muri ubwo butumwa muri Somalia bagaragaje yuko ngo hari harimo muri icyo gisirikare muri abo basirikare hari harimo n'abasivili bavanye muri Uganda nk'uko wenda tuvuge njyewe n'aba mfite nka murumuna wanjye ndi umusirikare nk'uko waba uri murumuna wanjye nkaza nkavuga nti hari deal wowe uragenda mu gisirikare kandi wowe uri umusivili ariko ibyo bibaho n'inaha abajya bajya mu butumwa barimo abasivili bamwe b'abatekinisiye ariko bo ntago bagenda ari abasirikare nyine bo bagenda bagiye muri urwo rwego rwabo niba wenda ari abatekinisiye cyangwa izindi nzego ariko ntago bagenda bambaye umwambaro noneho rero ibyo bitandukanye n'ibya kiriya gisirikare n'ibya UPDF baba bavugaga ko n'ubundi bagiye no ku murongo w'urugamba ariko ari abasivili bari kumwe n'abasirikare noneho bakavuga ko ariyo ntandaro yo kugira gute yo kuba baratsinzwe baragabweho igitero kigakomeretsa cyangwa se kikica bariya abasirikare bose UPDF irashaje pe ubwo niyo mpamvu harya ni inkuru yatambutse avuga ko bagiye kongeramo abandi basirikare bagiye kongera ingabo ngo zijye kurwanya ADF mu gihe uno muvugizi wa polisi we yavuze ko ngo abasirikare bagikurikiranye abagabye iki gitero se bazabakurikirana nahe bazabakurikirana igitero cyo kuwa gatanu turi kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere nta numwe baratubwira ati bamwe mu bateye hariya tumaze tuvuge niba ari ADF wenda yagabye icyo gitero kandi iba mu ishyamba rya muri Kongo sibyo ubwo barajya muri Kongo bajya kubahigayo none gusa ahubwo se basanzwe batariyo kandi baragiye kuyirwanya ahubwo baciye kugira ngo babazenguruke baze babagabe igitero mu gihugu cyabo bo bari muri Kongo kuki nanjye ibyo nicyo kintu ngiye kwibaza baciye hehe ku buryo baza bakarimbura abo bana bangana gutyo u Rwanda rw'ejo Uganda y'ejo cyangwa ubwo ariko ubwo ni uburyo bwo naringaragaje n'ubundi ko ari u Rwanda ari Uganda y'ejo ngayo nguko rero nuko byifashe uruvugiro rwacu nuko rwari rumeze twagiye muri Kongo tureba imirwano ya M23 ndetse na Wazalendo yaramutse kuri uyu wa mbere muri Masisi imirwano imaze iminsi guhera kwa gatanu irimo iravugwa ariko uruhande rwa M23 nta kintu na kimwe bivugaho tujya kuri dossier cyangwa kuri raporo y'umuryango w'abibumbye impuguke za Loni ivuga ku Rwanda ndetse na Kongo barayishinja gukorana na FDLR bagaragaje abajenerali bakorana na FDLR yo ku rwego rwo hejuru twabavuze ndetse bongera gushinja u Rwanda ko ngo rwohereje abasirikare muri Kongo bagiye guhiga abayobozi bakuru ba FDLR tujya no ku rubanza rwa Mwangacucu tubona ukuntu umunyamategeko we akomeje gushinja ubushinjacyaha kuba budafite dosiye ifatika iri kumushinja ahubwo basa nkaho hari ibindi bigambiriye cyangwa ari kuzira ubwoko bwe tusoreje rero muri Uganda aho bavuga ko hafashwe abantu bagera muri 20 barimo abayobozi b'ishuri
bakekwaho kuba baragize uruhare muri kiriya gitero giherutse guhitana abana b'abanyeshuri 37 mu bantu 40 basize ubuzima kuko hari n'abandi batari abanyeshuri bapfiriye. Nayo rero twari tubafitiye, ariko mbere yo gusoza ndumva twasuhuza abakunzi ba Bwiza TV bakadasohoka, barimo Eric Nkurunziza, Kanamugire Renzaho, barimo Karangwayire Epifani, barimo uwo bita Jacqueline Gasirabo, uwo bita Marie Gorette, uwo bita Didia Musoni, Ndayishimiye Pascal, Joyeuse Umararungu, Habyarimana François, Damien Nkaka, Damien Hitimana, Harerimana Innocent, Ngabo Ibrahim, ndetse na B&M Chris Quiz. Nanjye nshuje Bwenge, nshuje Akayezu, Marie Rose, nshuje Elifaz Bahizi, nawe ndamusuhuje. Undi nsuhuje n'uwo bita Singleton Jojo, ni Singleton Jojo, nawe ndamusuhuje cyane. Abakunzi bacu n'ubundi duhora tubasuhuza, ntago bajya badutererana umunsi ku wundi. Ba Rutagengwa, ba Fraterne, ba Terence Burundi, yo bita Radio Ikamba. Radio Ikamba, nabo tumuhaye yambo. Komeza agire. Ubwo ari kudutuka, tumusuhuza. Yaduhaye ibyacu. Habonetse araduhaye rwose. Cyane rwose. Aduhoye iki se? Ubwo se uduhoye iki grand frère? Buri arabizi afitemo inyungu. Reka rero tubabwire bakomeze bagire ibihe byiza, bakore subscribe, abantu bakomeje gusubscribinga. Ejo bundi twari turi mu 89,400, ndabona byabaye 89,500. Urumva ko barimo baradukorera akazi rwose, natwe ubanza tuzagira gute se kuzashaka umwanya tugakora umuhuro. Ariko cyane rwose ni ibintu byoroshye cyane, dushobora kwipanga tukagira gutya, tukajya gusangira, tukishimira ibyo tumaze ibyo mumaze kutugezaho, natwe ibyo tumaze kubagezaho. N'aba ngaba ba radio riba ari Radio Ikamba bakatunenga imbona nkubone, tukareba koko niba dukwiye kunengwa cyangwa niba dukwiye no gushimwa. Ariko ndakeka n'ubundi abashima ibyo tubahereza ari benshi cyane. Kandi nanone burya kunengwa nabyo ni byiza, ni kunengwa ni byiza. Yes, kuko bituma wikosora cyane rwose, kuko umuntu aje, nibyo navugaga ejo, we n'abagabo, umuntu aje agahora gushima gusa, wazakebuka wariraye rwose. Ni nka bya bindi ngo ntabwo mbabwiye ngo batunenge batuziza ubusa. Ni nka bya bindi ngo umuntu baramubwiye ngo uzi kwiruka ngahita arenga iwabo. Ntabwo nibyo nagarishagaho yuko nanone umuntu agushimye cyane, ubwo twagaruka ku muvandimwe nyine watunenze. Ariko nanone inyunganizi hari uko bita gushima udashimashima no kunenga udasesereza cyane. Nuko rero mukomeze mukore share, comment, ndetse mukomeze mugire n'ibihe byiza. Ikiganiro rero Uruvugiro naho ubutaha, mwari kumwe nanjye Denis Nsengiyumva, nanjye ni Freddy. Ciao.